Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka mwifurize umugisha w'Imana aho uherereye hose impande zitandukanye zigize isi dutuye. Nyine nitwa Ben, iyi ni Savana TV show, ndi kumwe na Prophet Daniel. Nyemerera ukore subscribe aho hasi kuri utarigeze uyikora kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Ni urugendo turimo rw'ivugabutumwa, urugendo rwo gukura abantu mu byaha tubazana mu nzira nziza Kristo abashakamo. Nibyo turimo, nibyo duhoramo bya buri munsi, nicyo twahamagariwe kandi abizi neza yuko intego yacu tuzayigeraho. Munyemerere kuri wowe wumviye umwuka, kuri wowe wumvishe ijwi ry'Imana ari kubwira gufungura kino kiganiro, wihangane uve mu byo wari urimo kugira ngo ubashe kumva icyo umwuka ari kubwira amatorero mu gihe gisa nk'iki ngiki. Ndabizi neza yuko uwo duhanganye nawe cyangwa se umwuka w'umwijima arimo arakongorera akubwira ngo ikomereze urebe ibindi, ariko iby'umumaro, iby'ubugingo, ibyagukiza iyo ndwara, ibyagukiza ubwo bukene, ibyagukura mu gihirahiro biri hano muri iki kiganiro. Nyemerera rero ubane natwe kandi wumvire umwuka, biraza kugenda neza. Reka nakire umukozi w'Imana turi kumwe tujye kubana muri uyu mwanya kugira ngo abanza dusuhuze, anatwibwira amazina, anakomereza dusengera Imana kugira ngo umwuka weraze kubana natwe. Tugaye ikaze. Urakoze cyane, Imana ibaha umugisha mukozi w'Imana. Ben, Imana ikwishimire, we wahamagawe n'Imana mu gihe nk'iki abandi bari gutinya bakanga gukora. Imana iguha umugisha. Rero murakoze cyane kutwakira hano. Nje hano naniwe, niko nabivuga mu buryo bw'umubiri kubera ko izi minsi ndi muri gahunda yo gusenga, ariko Imana yambwiye ngo ntuntege umunaniro ahubwo genda unkorere. Rero nje hano kubera gahunda y'Imana, nishimiye kuba ndi hano namwe n'ukuntu mwanyakiriye. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Tuyisenge Daniel, ngora umurimo w'Imana nta mupaka ngira, haba mu by'umwuka nta mupaka ngira. Kuvuga ngo bino bivuge biriya bintu bireke, oya, mvuga byose ndi waze, kuko nindamuka nzize kuvuga ubutumwa bwiza mukuri aho nzaba ngiye ni heza. Ariko nindamuka mpfuye nzira kuvuga ubutumwa nabi nkagoreka iby'Imana, aho nzaba ngiye hazaba habi cyane kubera ko nzababazwa. Niyo mpamvu rero nta mupaka ngira. Abantu bankurikira ntimukajye narinye ngo nimukajye munyibazaho, ariko abanyibazaho sinabahagarika, ariko niko nahamagawe, niko Imana yampamagaye. Rero nishimiye kuba ndi hano. Imana data ibaha umugisha, ansabye gusenga. Reka dusenge Imana kugira ngo dukomerezeho, dutambutse n'ubutumwa Imana yadutumye kugira ngo tubazanire. Imana ishimwe. Nibutse umubyeyi umwe n'umugabo ariko ukuze yajyaga akavuga ngo ndabwira bumvira, n'abatumvira bazibonanira. Nange Daniel naje kubwira bumvira, ariko abatumvira bazadara sangadredema bazibonanira. Ubwo bazarira bagahekenya amenyo bazibonanira. Nangeje kubwira bumvira, abari mu Rwanda bumvira, abari imahanga bumvira, Afurika yose abumvira, i Buraya bumvira, niboje kubwira Imana yantumyeho. Reka dusenge. Mana, nahageze nk'uko wabimbwiye ko nza hano, ngwino ushoboze mvuge. Ubu wa mbere muri byose nange mbi igikoresho cyawe ukorere muri ngewe. Ubimpala baraka Sandro Dema, mbimpanda nawe uvugire muri ngewe. Izo ugomba gukora ubikore, icyo wantumye gukora ushoboze kugikora. Mvuge nk'uko wabintumye, ndashidikanyije, ndagoretse, mbaraga zanca intege zikurweho. Mwuka wera uhagararire nange. Mana data unyobore, Mana data unyobore. Rabi rite petiko Sandro Dema adome la kashandro demando. Rabi we unyobore. Rabi dopini shando dema unyobore, unyobore. Niwe nizeye, we wampamagaye. Urabizi ko narindi ku miti ya kwaritemu ya malariya, urambwira ngo ne kwita kuri ibyo ninze. Nahageze
omeneshando ndi igikoresho cyawe peneshandro dema nciye bugufi shyirwa hejuru wubahwe mu mahanga yose abakubaha bagakiranuka urabemera mwakanogeye bana nange uhereza umugisha unyakiriye kugira ngo buno butumwa budukizanye twese n'abadukurikiye mu izina rya Yesu Kristo kubera kutamenyerwa n'ibyawe ntabwo bimenyerwa urakoze amen. Imana ishimwe cyane ndagira ngo ndirimbeho gatoya Imana ibaha umugisha n'indirimbo y'Ijana na 67 ndaririmbaho ibitero bikeya ubwo naririmba kimwe kugira ngo ninjire muri message niza kuza gusoza message utegura uraza kunsomera muri Zaburi 15 kuko message iraza guvaho noneho twinjira mu ijambo nahawe. Nije Yesu witanze kera ku musaraba mbitewe n'urukundo ngongo kizibyaha byawe mugenzi nara kandi wanyituye iki wowe mugenzi nara kwitondeye nyituye iki wowe mugenzi nara niyewe wanyituye iki wowe mugenzi nara kwitondeye wanyituye iki wowe naretse ubwiza bwange nari mfite mu ijuru yo sigi umucyo kwa data nzahu rimwe simbi naretse byose nkurengera waretse iki ku bwange naretse byose nkurengera waretse iki ku bwange naretse ubwiza bwanje nari mfite mu ijuru siga umucyo kwa data nzamu mwijima w'isi ko nakugabiye impano ubwo wigeze kunturiki ko nakugabiye impano ubwo wigeze kunturikiwe. Imana ibaha umugisha reka ndekera aho ngaho n'indirimbo nahawe ku buryo nange ntarayifata neza ariko ni 167 muze kuyisoma kugira ngo muyumve yose neza ngenda yumvishe ndi mwiyerekwa. Imana ibaha umugisha. Ikintu cya mbere Imana yaransanze nari ndi gusenga nari nataramiye ku karago ntabwo nari ndi ku musozi nataramye ndasenga ngira umugisha ku Mana. Imana intuma ku bagore, Imana intuma ku bagabo, Imana intuma ku rubyiruko, Imana intuma ku bakomeye, Imana intuma ku boroheje, Imana intuma ku bapagani bataramenya Kristo, Imana intuma ku bazera, Imana intuma ku baririmbyi abantu bose ingeri zose uwitwa ngo ni ikiremwa muntu waremwe n'Imana. Imana imuntumaho. Imana irambwira ngo buri wese nabe maso kubera ko amazi atari yayandi. Imana irambwira ngo kandi mbwira abantu ngo induru zigiye kuvugira ku misozi itandukanye y'ibisi. Imana irambwira ngo isigiye kumenya ko Uwiteka ariwe wayiremye ibereke ku bwibone bwayo bwababaje Uwiteka. Imana irambwira ngo maze abisi bazanyukwanyukwa nibarangiza bicuza impamvu baze kumvira imburo z'Uwiteka. Imana irambwira ngo abibone bazamenya ko Uwiteka arakariye ubwibone bwabo maze bicuza impamvu bakoze ikizira bakakinjiza bakiyoberanya. Imana irambwira ngo mbwira isi ko Uwiteka aje n'uburakari bw'inkazi aje guhana inkozi z'ibibi. Nagiye kubona mbona
izuba ryinshi ryakiye mu gihugu ntavuga, si ngombwa kuvuga igihugu runaka, si na ngombwa kuvuga umuntu mu izina, mujye mwihangana, niko twahamagawe bitewe n'igihe tugezemo. Wenda haba ari aho i Burayi uri, haba ari muri Afurika, Imana inyereka igihugu kimwe navuze, ngiye kubona mbona kuko impamvu mvuze ngo sinyivuga nuko Imana dola Cassandro de ma yabimbujije. Si ngombwa, si ngombwa, si ngombwa. Hari abaseseye rwihishwa, Imana irabazi. Ngiye kubona mbona izuba ryinshi ryaciye muri ico gihugu, nabonaga ari izuba ryinshi cyane, riraka cyane cyane, bigera ku rwego iryo zuba ritangira kwica abantu. Bona abantu batangiye kwicwa n'iryo zuba. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo itegereze urebe mwana wanjye. Ndambwira Imana ati data ndi maso, mbwira icyo ushaka kumbwira. Ngiye kubona mbona muri iryo zuba hamanukiyemo urubura runini cyane, ntabwo ari uru rw'imvura rusanzwe ruto, nabonaga ari urubura ariko rwari urubura runini cyane, ariko urwo rubura rwari rudasanzwe. Ibidasanzwe by'urwo rubura ntabwo mbitambutsa none, nabyo nzabitambutsa n'ingaruka. Ndacyari kubisengera, niko Imana yampamagaye. Ngiye kubona mbona rwa rubura ruzengurutse muri cya gihugu nabonaga, mbona abantu batangiye gutaka bavuza induru cyane, abandi batangiye kwiruka. Uwiteka Imana arambwira ngo yabwiye abantu gushaka ubuhungiro ariko banga guhunga. Imana irambwira ngo yabwiye abantu kwihana ibyaha ahubwo bakomeza kongera icyaha ku kindi. Uwiteka Imana arambwira ngo aje kunyukanyuka inkozi z'ibibi kandi agiye gutuma imitima y'abanyabyaha yiheba maze yecenya amenyo. Niko Imana yambwiye. Yewe musambanyi we, yewe wa mujura we, yewe wa mwibone we, yewe wa mutinganyi we, yewe wa munyamoko we, yewe wa muhanuzi w'ibinyoma we, Imana yambwiye ngo igiye gutuma umutima w'abanyabyaha wiheba. Nguko kurimbuka gukomeye kubayeho. Nagiye kubona mbona inzobo nyinshi, ngiye kubona mbona izo nzobo zuzuye umwijima mwinshi. Ngiye kubona mbona Obeneko Sandro de Mandiko Tapela Kashadima, mbona abantu bari kumanukira muri izo nzobo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo hari impfu zigiye kubaho nyinshi kandi giteye agahinda, nuko benshi bagiye kurimbuka kandi baritwaga ngo bakoreye Imana, bararirimbye, bavuze ubutumwa, barahanuye, ariko igiteye agahinda bamwe muri bo Satani yamaze kubariganya ubugingo, bagiye kurimbuka bizize. Imana irambwira ngo bari ureba nabahaye amahirwe menshi ndetse atagira ingano, ariko kunyumvira barabsanga ndetse guhindukira banga guhindukira. Imana irambwira ngo niyo mpamvu ishize iherezo ribi kuri bo, kubera ko basuzuguye ijambo ryanjye bakanga kwita ku itegeko ryanjye, niyo mpamvu barimbutse. Aromera katandoma. Nagiye kubona mbona ikirango cya Afurika kije mu maso yanjye, ndavuga ziga ndakumva Mana Peteko Sandro dema. Ngiye kubona mbona elilashando ibiti dema bitatu. Ngiye kubona mbona ni ibiti biri muri Afurika bitatu. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ije gutsemba ubwibone ndetse imare agasuzuguro k'abanyagitinyiro. Imana irambwira ngo izo biti bitatu n'abayobozi bakomeye muri Afurika Uwiteka Imana ije gutsembaho burundu, kubera ko ngo Imana bicaje ku ngoma, imaze kubatereka kuri iyo ngoma, barangije bayirinyaho bashyiraho umwanda. Imana irambwira ngo uwo mwanda amaze kunuka mu maso yayo, niyo mpamvu ije gutsembaho ubwo bwibone ndetse n'agasuzuguro kanyu. Yemwe mwaneye ku ngoma Imana yabahaye mwe, Imana ije kubatsembaho, ni ku Uwiteka yambwiye. Mana wambabariye. Mbega impfu we,
mbega impfu, mbega mbega mbega. Imana irambwira ngo buri wese nabe maso, kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye. Imana yasuye irangije inyereka amatariki, ariko ntabwo yambwiye umwaka. Imana ndayishimiye, ntabwo yambwiye umwaka. Imana yanyeretse amatariki ndayavuga kuko yabintegetse. Nabonye itariki 20, mbona 21, mbona 22, mbona 23, 24, 25, 26. Imana irambwira ngo hari umuyaga utazatinda. Yemwe banyamasengesho, yemwe bahanuzi mwe, yemwe batuye isi mwe, Imana yambwiye ngo hari umuyaga w'igihe gito utazatinda ugiye kuboneka. Imana irambwira ngo buri wese nabe maso, kubera ko hari igihe kije. Aidola kashando, hari igihe kije. Uraseka, uribwira kuguwe neza, uri amahoro, wavuganye n'Imana, ariko Imana yarakugeza uyibona nyuma y'imvugo yayo nta mbuto weze. Nyuma y'imvugo yayo nta mbuto weze. Imana irambwira ngo iraje kandi ntabwo itinze. Imana irambwira ngo mbwira abantu bari mu mahanga, bagiye mu mahanga ariko badiaspora, ijwi ry'Imana rirambwira ngo umurengwe we, umurengo warabishe bamwe musuzugura Imana, batarasambanaga murasambana, batararaguzaga muraraguza, bandi mwahindutse abibone kubera umurengo w'ubutunzi. Abandi mwagezeyo musuzugura abatware banyu, mwakoze ibizira murabigotomera. Yemwe badiaspora mwe, Imana yamwengije kunyukanyuka kandi ije guhana ingozi z'ibibi. Uwiteka arambwira ngo ntawe azasigara mu ideni, kubera ko igihe kiraje kandi kirasohoye. Ubwo abasenga data bamusengera mu mwuka, kuko data akeneye ko bene abari bo bamusenga. Dore Uwiteka araza vuba azanye ingororano, kugira ngo ahereze umuntu wese ibikwiriye izo yakoze. Umva iryo jambo, hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi ndetse n'abibone, ndetse n'abajura n'abatinganyi, ndetse n'abanyabinyoma. Hanze hazaba abanyabyaha batandukanye, hanze hazaba abanyeshari, ndetse ngo n'abantu bakunda kubeshya bakabikora. Umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro. Yego di, Imana yambwiye ngo iraje. Nagiye kubona mbona hari igiti kinini kiri gutemwa, mbona bari kugitema cyane, cyari kiri gifite n'amashami. Imana irambwira ngo kiriya gitureba ni kinini, ariko kibagiye ko ari njye watumye kibaho. Imana irambwira ngo harageze kugira ngo ngiture hasi, ndetse n'amashami yacyo agiye kuvunagurika. Imana irambwira ngo ikibabaje nuko naburiye utundi duti dutoya twari tucegereye, kugira ngo duhunge ubunini bw'icyo giti twanga guhunga. Ahandi ngo buribaza ngo turahungira hehe. Imana irambwira ngo naduhaye umwanya kugira ngo tumuhungireho, tunyizere, tureke ingeso mbi, ahubwo ngo turinangira dukomeza kugira ingeso mbi. Niyo mpamvu tugiye kurwirwa n'icyo giti kinini. Bari kukigesa kigiye kugwa, ariko kigiye kugwira utundi duti dutoya twaze kurekura ibyaha, twanga guhunga, ahubwo turibaza ngo tuzahungira he. Mbese turahungira mu nyanja, turahungira mu mabuye, turahungira mu buvumo, turahungira he? Imana irambwira ngo yarabihaye, irambura amaboko ngo muhunge, mureke ibyaha mukizwe, mwanga gukizwa. Niyo mpamvu igiti kinini kigiye kubagwira, kubera ko mwaze kwemerera Imana. Niko Imana yantumye. Sigaje 2 mwihangane.
ikindi Uwiteka Imana arambwira ngo mbwira abagabo ngo mugabanye amajoro yanyu, abagabo n'abasore, yemwe rubyiruko, ayidobini kotando, hari inyamaswa y'ingazi ivuye mu ishyamba ije kuribata abantu mutaha ijoro. Nagiye kubona mbona abagabo bikoreye imitwaro iremereye, mbona iri kubavuna rwose, irabananiza, irabananiza, bariheba, barananirwa cyane kubw'iyo mitwaro. Imana irambwira ngo yababwiye kujya mutakare mwanga kumva, abandi namwe mutumbishirijwe mwumvireho mujye mutakare, kubera ko igihe kiraje we, Kristo ari ku irembo ari bugufi. Mukwaraje bagabo, mwige gutaha kare kandi mwige gukiranuka. Murekereho guca abagore banyu inyuma, mwabagabo mwe, murekereho guca abagore banyu inyuma. Yemwe batuye isi, Uwiteka yambwiye ngo aje guhana. Yemwe bapasitoro mwivanze, mugakora kuzashinganywe, mugakingirana umwuka wera kandi arakingirwana. Yemwe bagabo muca abagore banyu inyuma. Yemwe Uwiteka yambwiye ngo iki ntabwo ari igihe cyo gukora ibyaha, ahubwo ni igihe cyo kwezwa, buri wese akezwa. Niko Imana yantumye. Mumfata uko mushaka. Uwiteka yambwiye ngo hari uwavuze ngo ntandure ivugira ubusa ku musozi. Ayiwe, yemwe mwasengaga mwabirambitse, yemwe mwasengaga mukabireka, yemwe mwakiranukaga mwivanze, abataranywaga inzoga muri kuzinywa, abatarasamanaga muri gusambana, abatarabeshaga muri kubesha, abatarabibone muri kwibona. Yesu Kristo umwana w'Imana ndetse n'umwuka wera yashyize muri nge, ndetse n'Imana Data bambwiye ngo mbabwire ngo iki ntabwo ari igihe cyo gukora ibyaha, ahubwo ni igihe cy'uko umuntu wese yigenzura akihana, kubera ko amazi ntabwo ari yayandi, ntabwo amazi ari yayandi. Dore imisozi iratengutse, dore ibibaya bicitsemo kabiri. Yemwe batuye isi mwe, nicyo Uwiteka arakwiye gukora atakoze, kuki mwamutengushye mukivanga. Yemwe isaha irageze kugira ngo buri wese yicuze, avuge ngo mbese iyo njumva nkihana. Nagira ngo ubwire ko muri icyo gihe byabaye, kwihana ntabwo bizaba igikunze, gutakamba ntabwo bizaba igishobotse. Ndi gusoza ngo nsenge. Uwiteka arangije anyereka ubunyerere bwinshi cyane, nabonaga ari ubunyerere, yanyeretse none isi muri rusange, irangije inyereka ubunyerere bwinshi cyane, bwari ubunyerere budasanzwe. Nagiye kubona mbona abantu bari kugwa muri ubwo bunyerere, mbona urubyiruko buri kurugwamo, mbona abakuze bari kugwa muri ubwo bunyerere, mbona abarikoga ngo basengaga bari kugwa muri ubwo bunyerere. Imana irambwira ngo mbwira abantu ngo hagiye kubaho ubunyerere bukomeye, butumvishwe mu mateka, butigezwe buvugwa, nta wegeze ubutekerezaho. Imana irambwira ngo hari ubunyerere bugiye kubaho butigeze bwumvikana. Imana irangije irambwira ngo umwami w'ishyamba ndetse n'abambari be, Uwiteka Imana aje kubanyukanyuka. Niko Imana yambwiye. Mwakira ubutumwa Imana yampaye, soreza kuri ubwo bundi bw'ijambo ry'Imana, dusenge. Amen. Muri Zaburi 15 umurongo wa mbere, bariho nsoreza. Yego. Ntacyo ngabanije, nta nicyo nongereyeho, kuko Imana yabintumye. Tugiye gusoma muri Zaburi. Yego. Zaburi. Zaburi 15 umurongo waho wa mbere.
usomere mwene data. Yego, Zaburi 15 umurongo wa mbere. Nahageze, mureke dusome mu izina rya Kristo Yesu. Yego. Aravuga ngo Zaburi ya Dawidi. Yego, amen. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Yego. Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Yego. Ubwo ni ibibazo. Kabiri akavuga ngo nugendera mu bitunganye agakora ibyo gukiranuka akavuga iby'ukuri nk'uko biri mu mutima we. Yego. Gatatu akavuga ngo utabesheresha abandi ururimi rwe, ntagirire nabi mugenzi we, ntashyushye inkuru y'umuturanyi we. Yego. Kane akavuga ngo mu maso ye umunyagisuzuguriro arahinyurwa, abatinya Uwiteka arabubaha. Yego. Icyo yarahiye naho cyamugirira nabi ntiyayivuguruza. Rekeraho ngaho. Yego. Uwiteka ninde uzaguma mu ihema ryawe? Ninde uzatura ku musozi wawe wera? Nugenda utunganye, uri gutungana murinzi we, yewe murwanyi we, yewe cyihebe we, nugenda utunganye. Abandi zo warahiriye gukorera Imana ariko byarakunaniye urivanga. Cyagiye ukizwa ibuka, warahiriye gukiranuka ariko byarakunaniye. Warahiriye kwihana ibyaha ariko byarakunaniye. Wararahiye ariko nyamara ngo uyu nguyu icyo yaraye nubwo cyamugirira nabi ntivuguruza. Wavuze ubutumwa ubonye bari kukwanga bakurwanya, urangije urivuguruza. Haleluya, warivuguruje munyamasengesho. Niyo mpamvu Uwiteka agiye kukunyukanyuka maze ukicuza ukarira ugahekenya amenyo. Ngo mvuze bino ngo isi ngo yandwanya. Ntabwo wahamagawe n'isi, wahamagawe na Kristo. Nimba wahamagawe na Kristo, tambutse ubutumwa bwa Kristo. Uyu ngo icyo yarahiriye nawe cyamugirira nabi, abantu bakamwanga, bakamuvuga nabi, bakamugenza, bakamutoteza, ntabwo yivuguruza. Warivuguruje. Ubusambanyi bwatumye wivuguruza, ubusinzi bwatumye wivuguruza, ishari ryatumye wivuguruza, ubugambanyi bwatumye wivuguruza, ariko warageze kugira ngo uri wekenya amenyo. Ni ku Uwiteka yantumye. Iki ni igikori niko bakita mu Kinyarwanda, mukirebe mwese. Ngirashe umwambi cyakwaka. Ibigomba gucanwa byamaze kuma, dore ngibi byamaze kuma kandi bigiye gucanwa vuba. Bishatse kuvuga ngo nibicanwa umuriro uzaka, ariko ngo icyo yarahiye nawe cyamugirira nabi ntabwo yakivuguruza. Imana ibagirire neza. Reka nsenge. Ndashoje. Waraburiwe keshi ushinga ijosi, ariko dore bigusohoyeho. Izo watinyaga bikugezeho, kuko wanze kumvira Uwiteka. Musambanyi waraburiwe, mujura waraburiwe, munyamagambo waraburiwe, mutinganyi waraburiwe, ariko izo watinyaga dore bigusohoyeho. Uko ni ku Uwiteka avuganye nawe. Ni nyamwanga kumva, ntiyatinze kubona. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urera kandi urakiranuka. Ndagushimiye ko ushoboje ngatambutsa buno butumwa. Reka bugera hatandukanye. Ubwumva ntiyumve nge Daniel yumve wowe. Ndabone nge uri hano ahubwo abone wowe. Ukirisha abantu ijambo rye kubw'umugambi wawe. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha. Amen. Nukuri nawe tugusabe umugisha. Yego. Ndetse utanagabanyije kuko wemeye kutumikira Imana ubutumwa yari yaguhaye. Abantu badukurikiye ndizera nashidikanya yuko
mwumvishe ubutumwa Uwiteka ariko bagezaho kandi Yego. nukuri mube maso